Ni saa 5 z'amanywa amasaha y'akazi. Buri musore mu bagize koperative Tuzamurane igizwe n'abahozi bakoresha ibiyobyabwenge ari mu kazi. Ni nyuma yo kumara umwaka urenga bari mu kigo ngororamuco cy'Iwawa. Bajyanyweyo kubera gufatirwa mu biyobyabwenge n'izindi ngeso zijyana nabyo. Aka gace bakoreramo ibikorwa by'ububaji ni nako bafatiragamo ibiyobyabwenge. Na gace gafatwa nk'indiri y'abakoresha n'abacuruza ibiyobyabwenge. Dore uko basobanura ubuzima bwabo mbere yo kujyanwa mu kigo ngororamuco. Muri make nari ngeze ahantu hakomeye cyane, ari nabyo nagarutseho kugira ngo dukosorwe byatwaye inzira ndende kugira ngo tugaruke mu nzira nziza. Uburyo nari mbayeho mu buzima navuga bubi buri nyuma y'ububi kwanza, kubera yuko ngewe ndi umuntu wakuriye hano ku muhanda mw'uyu murenge, ariko nakuze ndi wa mwana wirera kuva intambara yarangira, nta muntu nyitaho, nta nuncira kari urutega. Kandi no kuvuga ngo umaze kubinywa uba wumva wowe usa nk'umuntu wibereye ahantu kure, wumva ko ufite imbaraga, ariko kubwaye nta mbaraga ufite zo gukora ikintu kizima sibye bibi. Igihe cyose aba basore bamaze Iwawa ngo bahawe amasomo baranavurwa, dore ko bemerera ko bari barabaswe n'ibiyobyabwenge. Bemeza ko kuri ubu babaye abantu bazima, bafite ubushobozi bwo gukora intebe n'ibindi bikoresho bikenerwa mu rugo. Ubuhamya batanga bwumvikanisha mu buryo bweruye impinduka mu buzima bwabo. Ariko ubu ngubu narakangutse, ubu namenye icyo gukora icyo ari cyo. Ubu ngubu ibikorwa turi gukora ni ibikorwa byanyura buri muntu wese cyangwa buri munyarwanda wese. Ariko ubu ubuzima butandukanye nubwo bunabagamo nkoresha ibiyobyabwenge buratandukanye, kuko ndi umugabo w'umwana umwe n'undi utaravuka, mbasha gutaha iwanjye nkamenya ndaryama ahantu heza, ndabasha kugaburira umwana, ese ndabasha kuyobora urugo. Ariko nkinywa ibiyobyabwenge ibyo ntago numvaga ko byanshobokera. Nubwo ngo hari bamwe muri uru rubyiruko bananiwe bagasubira mu biyobyabwenge nyuma yo kuva Iwawa, ntibibuza abivugira ko bahindutse burundu kugira inama abakishura mu biyobyabwenge. Inama nabagira nuko bava mu biyobyabwenge kuko nta cyiza cyabyo, ahubwo aho bikujyana ni mu bibazo bishobora gutuma wowe ubwawe ushobora no kuba wapfa. Yewe urubyiruko narugira inama rwo kureka ikintu bita ikiyobyabwenge, cyane cyane nk'ubu ikiyobyabwenge navuga kibangamye cyane ni ikiyobyabwenge bita mugo, aricyo kiri kwangiza urubyiruko rugenzi rwacu tubona kugira iyi saha, tukabona ruratubabaje. Cyakora aba basore bavuga ko bahura n'inzitizi zo kutabona abaguzi b'ibikoresho byabo, ahanini ngo bitewe n'uko hafi y'aho bakorera hari abandi bacuruza ibikoresho byakoze bakabyitirira ibikorwa na koperative. Ni ibintu bemeza ko bibashora mu gihombo. Gusa umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'amakoperative mu murenge wa Rwezamenyo yijeje ko iki kibazo kiri mu nzira yo kubonerwa igisubizo kirambye. Tito Dusabirema, Royal TV.